abakurikiye Mfata Ikiganza TV cyane cyane urubyiruko ndabasuhuje. Mwiriweho? Bonsoir, good evening. Njyewe banyita Leonidas Hatungimana, umusaleziyani wa Don Bosco w'Ikabgayi. Mbifurije gukurikirana no kunogerwa na gahunda za televiziyo Mfata Ikiganza. Uyu munsi rero nje kugira ngo tuganire kubyerekeranye na mode soir. Mode soir se yaba yatangiriye hehe, tangirwa nande, ivuga iki, nukubera iki ibaho? Mode soir tujya tubabwira nk'urubyiruko rugenda muri oratorio za Don Bosco ifite inkomoko. Mama wa Don Bosco nk'uko mumuzi yari umubyeyi yitagaho abana nk'umuhungu we, ndetse muri biriya bihugu by'Iburayi hajya hagera igihe akaba ubukonje bwinshi. Umunsi umwe haje umwana aza gusaba icumbi. Mama Margarita aramubwira ati ngwino, aramwakira iwe, amuha icyarya, aramususurutsa ndetse amucanira umucanwa aruda. Hanyuma amwereka n'aho aryama, amuha ibyajya kwifubika. Ariko icyamutunguye mu gatondo nuko yasanze umwana yagiye atwaye ibyo yaraye yifubitsemo, agenda atwaye n'utundi dukoresho tumwe tumwe mu nzu. Noneho aheraho yigiraho kuzabanza kujya aganiriza umwana wese ujya umugana, akamubwira ubuzima bwaho bamwakiririye, ndetse akamushyira muri ambiance y'umuryango. Bukeye mu gatondo yahoraga amusangaho kandi agasanga nta kintu yangije. Don Bosco nawe akurikiza iryo ragi rya mama we, ariko cyane cyane yari afite intego yo kugira ngo ajye areba abana bamye hanze, abahe iyindi nyigisho kugira ngo ize yunganira iyo babonye hanze ishobora kuba itanabaye nziza. Yari afite abana bagenda kwiga hanze, ubwo rero akavuga ati ntawuzi ibintu bahuriyeyo, abo baganiriye ni bande, ese bababwiye iki? Ndetse yabikora nka kuriya yaba ari kubarogora nk'uburozi baba baboneye hanze. Ngaho rero inkomoko ya mode soir na n'ubu tugitanga tubagezaho, ikaba uko benshi bagenda babitubwira ibagirira akamaro, bakaronka icyo baganira mu bandi bana bataza hano, ndetse bakaba abantu b'abagabo bashobora gufasha igihugu cyabo ndetse na kiliziya. Murakoze cyane, iyo niyo nkomoko ya mode soir.